nongeye kugusuhuza. Ubushize twari twavuze kuri porogaramu, twari twamenye porogaramu icyo ari cyo, twari twamenye ko porogaramu zikora n'uko zigera muri mashine, twari twamenye ko ari umuporogaramu uzandikamo akoze icyo bita coding cyangwa programming, ari cyo kwandika amabwiriza atuma mudasobwa imenya icyo gukora. Icyo cyo gukora twayihaye akaba ari cyo cyitwa porogaramu. Ndizera ko musobanukiwe neza. Niba hari icyo udasobanukiwe tubwire muri comment, turaza kugufasha kugisobanukirwa. Uyu munsi tugiye kureba kuri programming language. Programming language ni indimi umuntu abasha gukoresha ari kubwira mu mudasobwa ibyo iraza gukora. Nkuko ushobora kuba ubizi cyangwa se ukaba utabizi neza, ariko mudasobwa iyo ziri gukora zo zumva 0 na 1. 0 na 1, yego cyangwa oya. Ibintu byose uyihaye ibibara muri rimwe. Ni ukuvuga ngo iyo wanditse inyuguti ya A, mudasobwa yo isomamo 0 1 bitewe n'uko abantu bayikoze bayihaye gusoma iyo nyuguti ya A cyangwa se B cyangwa se indi nyuguti yose wanditse. Nukomeza kubyinjiramo hano uzagenda ubimenya byose. Gusa nubwo mudasobwa zumva 0 na 1, umuntu nawe abasha kuziha amabwiriza akoresheje ururimi nawe ashobora kumva. Ushobora kwibaza uti ni gute rero, kubera ko umuntu ntabwo ashobora kubasha gusobanukirwa ngo 0 na 1 ngo ndabikoresha gute kugira ngo nihute mu kwandika amabwiriza. Niyo mpamvu izi programming language nayo imaze kubabwira zigufasha gutuma umuntu na mudasobwa babasha kuvugana. Iyi ari programming language yabugenewe umuntu akoresha yandika amaprograme kugira ngo mudasobwa ibashe kumva icyo umuntu ashatse kuvuga. Hari programming language nyinshi. Iyo umaze kwandika programming language ihita ifata ibyo wanditse ikabihindura muri binary. Binary ni izi 0 na 1, ikazindura muri 0 na 1 ku buryo mudasobwa ibasha kubyumva. Gusa tutararenga hano ndagira ngo ibingibi ntibigutware umutwe cyane ngo uhangayike ngo ntago mbizi. Ibingibi uzagenda ubisobanukirwa uko uzagenda winjiramo cyane. Ntuhagarike umutima wavuga uti ngo ibi ntago mbizi. Ibingibi ntago bikomeye cyane, uzagenda ubisobanukirwa uko uzagenda winjiramo cyane. Programming language zirahari nyinshi zitandukanye biterwa n'icyo ushaka gukora. Uramutse ushaka gukora website, ushaka gukora application ya telefone, ushaka gukora application ya mudasobwa, hari programming language zigiye zitandukanye zigufasha gukora icyo kintu cyonyine ushaka, cyangwa se ugakora n'ibindi byinshi. Hari na programming language ishobora kugufasha gukora amarobo. Zirahari nyinshi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu ko tuzagenda twinjiramo muri iri somo cyane, uzagenda ubasha gusobanukirwa ukamenya izo programming language, ukamenya iyo wahitamo. Tuzakubwira uburyo ushobora guhitamo programming language nziza izagufasha. Wowe kora subscribe, unasharinge ku nshuti zawe. Turagaruka mu isomo rikurikira tukubwira uko wahinduka umuprograma nawe ubwawe. Ese usabwa iki kugira ngo ube umuprograma? Kugira ngo ukore izo programu usabwa iki? Ntucikwe, kora subscribe.